ko ntabwo tubazi muri vlog muri vlog twagushyizemo. Sara niwe muyobozi, niwe muyobozi. Mwiriwe neza, kanizere ko mumeze neza. Ayiwe ngemeze bien, ndishimye. Ubu ngubu ndi Remera. Hano hari umuntu uri kunyibarisha ngo aze tugenda bajya ngo gahunda afitanye nawe. Wapi yalla Imana imbabarire, namureberaga kure ariko nsanze muzi pe. Nsanze muzi mvuye muri arena. Mvuye muri arena twari twahuye kambereke. Twari twahuye na president, muri kureba neza. Twahuye na president abasilamu, byari bimeze neza yalla, byari biryoshye. Nari nicaye ahantu ndi kureba neza gutya president. Uko biri kose twahuje amaso, nuko ntamubona ngo mubwire ngo ntago nanjye wambonye. Ya byari byiza. Hari abantu bagize ibyo bamusaba, abasezeranya ko agomba kubikora. Mana hari abantu bamushimiye. Mana byari bimeze neza. Uzi ko umwanya wabaye mutoya, ngira ngo niyo byaba umunsi wose umwanya uba mutoya ku bantu, kuko buri muntu wese aba afite ikintu ashaka kumubwira. Udafite ikintu ashaka kumubwira wenda bakimukemurire, hari ushaka kumushimira. Byari biryoshye, byari bimeze neza. Hari ikintu cyitwa ikiryo kimeze neza. Hari ikiryo kiryoshye. Byari byiza pe. Ntabwo nabwira ukuntu abishyuhiye. Nubwa kabiri ariko nubwa kabiri ngiye ahantu hari president, kandi nubundi ni muri arena, kubera ko arena bayifungura, president ayifungura nari mari. N'uyu munsi twongeye guhurira muri arena. Ndi kumva ariko mwabibonye ko narindi muri VIP, narindi kumwe na Sara Mutoni wo muri Seburikoko, nabamenye yarahari. Usibye ko murabiza abamizirima, abadamu n'abagabo ntago bicara ahantu hamwe, bamenya baje kumujyana hirya. Ngiye na Sara dusigara ahandi twicaranye. Ariko reka mbabwize ukuri, byari byiza, ariko sinagenda nabwiye abadamu b'abasiramukazi. Umva, uyu munsi wari uwacu pe, wari uwacu, byari byiza. Ariko buriya nimba ugiye ahantu hari abantu bwa mbere bari bicaye imbere yacu, hagiye hariho amazina ku ntebe y'ahantu abantu bari bwicare. Abo bamama simbizi niba abandi bashobora kuba batazi n'ibya YouTube ibyo ari byo. Ahantu hariho izina ry'umuntu, bakuyeho igipapuro bagitereka hasi, bahicaza undi muntu w'inshuti yabo. Biriya bintu ntabwo ari byiza. Hari nk'ahantu ushobora kujya ntutekereze kuri uwo muntu mutumye ahindurirwa umwanya, wenda nuko nta muntu ugize abura ahantu yicara, ugasanga muteje nk'akavuyo bitari ngombwa. Tugomba kuba civilize. Ntago hari mu marange, buri umwe aza agafatira intebe mugenzi we cyangwa akayikura aho yari akajya kwitereka ahandi. Ntago ari mu mwito. Ntago byari byiza ibintu mwakoze. Gusa nyine wenda nta kibazo byateje kuvuga ngo hari uwaje ngo akabura umwanya, ntawe pe. Ibintu byose byari biri ku murongo bimeze neza. Ariko impamvu mbivuze, ushobora kujya ahandi hantu hari undi muyobozi runaka, cyangwa se mu bukwe bw'abantu bitewe n'ukuntu bateguye ibintu byabo, warangiza ukajya guhindagura imyanya. Ntago ari byiza. Mwaba mama mwe nimba mundeba, ntago ari byiza pe. Ariko turetse abo bamama bazanye ibintu byo kuvanga amasaka, twagize Imana ngewe na Sara babadukura impande yabo tujya kwicara ahandi hantu. Ariko ntabwo twabishimye pe. Nese n'ubasudire zindi mu maso. Mana uretse ibyo ngibyo byari bimeze neza. Hari ikiryo kiryoshye, hari icyayi kimeze neza,
hari ji, amazi, byari bimeze neza, twari abantu benshi. Ni ukuri kw'Imana, nyakubahwa perezida wacu, Imana imuha umugisha, imuha imigisha myinshi cyane. Imana ikomeze imuhe imyaka myinshi yo kubaho, imyaka myinshi ari n'umuyobozi wacu, kuko ibintu byose bimeze neza. Hari ukuntu muba mufite umuyobozi uri smart, namwe mukaba smart, gakeya abantu ukabona bameze neza, baratuje, umuntu arahaguruka agafata ijambo akabayababuye. Nubwo njyewe ntabashije gushobora kumanika gutya ngo mvuge ngo reka mbabwire ikintu cyabaye, numvaga nshaka kumanika akaboko nkavuga ni nyakubahwa perezida wa repubulika, ndagusaba, kandi ndi koga ntabwo ndi kubabeshya, ndagusaba, ndagushimira kuri buri kimwe ukora. Imana ikomeze gutiza imbaraga n'ubushobozi, kandi natwe iduhe kuba abanyarwanda beza bafitiye umumaro igihugu cyabo. Ariko ndagusaba ko nimba bishoboka mwanyemerera nkabegera, ikibazo mfite nifuza ko mumfasha nkakikubwira nkwegereye perezida. Numvaga nshaka kumanika akaboko nkavuga ibyo bintu, ariko imbaraga nazibuze. Kandi nari nicaye ahantu, imbere yanjye hari umurongo umwe, kugira ngo nyine ube uri nyine ku mwanya w'imbere gutya. Urumva iyo ngira gutya gatoya bari kuba bari kumbona, kuko Tijara niwe wari uhari, avugaga ati wenda hariya uriya muntu mumuhe mikoro. Nabonaga nimanika kidogo bari bumbone, ariko nkumva sindi bushobore kubikora. Nkumva mbere na mbere ubundi buriya mbishobora nkazamura akaboko nyifata mikoro. Njyewe ndi fake sana, nari kwita ndira. Ako icyo kintu nagishakaga, noneho Sara namubwiraga ngiye guhaguruka mvuge gutya na gutya, mpite mvuga. Sara yari yasetse yapfuye, akambwira ngo babona bagwaye mikoro wananirwa kuvuga ngo none ngo gatuma nseka ngapfa nkahera. Ndamubwira n'ukuri ntibishobora kunanira pe. Ariko numvise nishimye kubona perezida, noneho kwe kuna nicaye hafi nabonaga tumeze nkaho twegeranye. Kera perezida aza gufungura kuri Rafiki i Nyamirambo, abana bari bahari batoya, umwana wanjye yararimo, yamukoze hano yaramusuhuje. Kami njya mubwira ni wowe uzi umuntu wagukozeho ko ari umuntu ukomeye, ari umuntu udasanzwe. Mu buzima Imana izamfashe nzabashe kuvuga, Imana izabashe kumuza gutya na perezida, mubwire ikintu kiri ku mutima wanjye. Ngewe kuvugira gutya muri mikoro nkawenda nkaba namubwira ati ndashaka kumfasha iki kintu bimeze gutya na gutya, nshobora kutabishobora. Ariko Imana izamfashe nka kwa kundi mushobora guhura ahantu ukamusuhuza ukahita unamubwira, ndabyifuza. Imana izabime, Imana izame kuba umukecuru cyangwa kuva kuri iyi si bibaye. Muye nande nyakubahwa perezida Paul Kagame. Nukuri biba ari ibintu birenze. Buriya mu buzima bwawe nimba hari umuntu ukomeye mu byo akora, mwahuye, ujye ubyubaha. Noneho mbatere story ko ntazi ukuntu hano bahasohoka. Nimba bacahe mu mama, reka nze mbura inzira. So sinzi ukuntu nicaye ndi gutwarisha ikirenge, kanegera imbere. Ndabakunda cyane, nashakaga kubaha amakuru y'uburyohe niriwemo nagize ibihe byiza. Umunsi wanjye waranzwe n'uburyohe gusa. Nagize ibihe byiza bya hatari.
ubu irayidi yacu ni gutya, irayidi yacu ni gutya tuyisoje. Imana ibamere umugisha rero abantu mushaka kugabanya ibiro mujye muri Sunruti muhamagare 0720 36 510. Ndabakunda cyane, mbonye abandi bantu basohoka kambakurikire nanjye nabura uko nsohoka.